Shalom, shalom. Welcome back to Inspire to Inspire. It's such a beautiful day again that God has created for us to rejoice in. And as you've been seeing the flyer which been going around on social media, we are with our special invitee today, the woman of God, and she's a youth, by the way. So I welcome everyone who's watching us, and make sure you share the link to everyone so they can be able to watch the testimony today. It's so interesting, so interesting. So I'm not going to take much of your time. We are here with her. We welcome you. Welcome, Peace. How are you? Thank you so much. I'm good. You? You look good, huh? Thank you. Oh, wow. So turabiyegereza abantu bose badukurikiranye kugira ngo mukurikirane ubutumwa bw'uyu munsi. Ni umutumirwa wacu ko nabibabwiye. Yitwa Peace, araza kutwibwira byimitse. Harimo abantu bakuzi, hari donc bakuzi uko bakubona cyangwa se n'abandi muziranye, ariko hari abandi batakuzi bakeneye kumenya ngo Peace ninde uyu munsi. So tugira ngo twibwire se Peace, nubwo namaze kuvuga izina ryawe, ariko twibwire Peace ni muntu ki, donc kugira ngo umuntu akumenye utakuzi. Murakoze cyane. Amazina yanjye bamaze kuvuga ko nitwa Peace Nyemazi, ndi umunyarwandakazi kuri inshuro cyangwa se muri uwo mwanya ndikwa mu gihugu cya Canada, ariko ubundi navukiye ndetse narererwa mu Rwanda. Wow. Yitwa Peace Nyemazi, ndumva mwavyumvise benshi. And hari titre twari tumazeho iminsi yo kuvuga urugendo rwacu, donc urugendo rwawe nk'umukristo. Urabizi ukuntu nakijijwe bitandukanye nuko wakijijwe, cyangwa se ndudukurikiranye bitandukanye nuko wakijijwe. Nzi neza ko buri muntu wese afite ukuntu yagiye akizwa, kandi nzi neza ko uko dusangira ubwo buhamya bigira umuntu bifasha. Uri mu kintu gisa nk'icyo nk'uko uri kunyuramo, biramufasha cyane kumenya ngo aranyura mate, cyangwa se akamenya uko afata decision cyangwa uko afata icyemezo cyo gukurikira Imana cyangwa cyo guhinduka. So muri make ndagira ngo wowe tubwire undi mbere yuko tugira icyo tuvuga, agakiza n'iki kuri wowe? Agakiza Bibiliya bivuga neza cyangwa se ibisobanura neza. Agakiza ni impano twahawe na Kristo ubwo yaje kudupfira kugira ngo tuve mu byaha twari turimo, tujye mu nzira ikwiriye, dukizwe, tumwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Amen. Amen. So ndagira ngo ujye byimitse ubuhamya bwawe. Ese urugendo rwawe rwagenze gute? Kubera ko hari umuntu uri kukureba gutya akumva ko ushobora waravutse ukijijwe cyangwa se warakoze ukijijwe, harimo benshi babivuga, ariko ndagira ngo tubwire wowe urugendo rwawe byagenze gute. Tubwire byimitse kugira ngo twumve bwa buhamya benshi twari dutegereje. Murakoze cyane. Urugendo rwanjye ntago ari rurerure cyane, kandi nanone ntago ari rugufi. Gusa nakijijwe mu mwaka wa 2016 utangira. Nigaga ku kigo cya Lycée Notre Dame de Citeaux. Hanyuma twe dufite groupe y'abakobwa abatari benshi, kandi nanone atari umubare w'abantu bake. So abo bakobwa bose ni njyewe utarukijijwe wari urimo. Rero urumva bose bari bakijijwe, none ubu urumva baba bagusunika, apa kugusunika mu bundi buryo ngo bakwereke ngo uri mu nzira mbi n'ibiki byose, ariko bakabibona bakabihakonesa, bakifuza ko bagenda mu nzira nziza. So nagiye ntumirwa cyane ku ma église kugira ngo mbashe kumva ijambo ry'Imana. Ariko mbere yaho y'ibyo ngibyo, nari umushuti wanjye nari mfite utari no muri iyo groupe twariganaga, niwe navuga ko wansunitse cyangwa se watumye numva ko hariho Imana, cyangwa se numva ko nakwifuza gukizwa, kuko yaranyinsparingaga cyane mu buryo budasanzwe. Hanyuma akajya ntumira, mbere nari umukatolike, and then akajya ntumira ku ishuri mu bigo bya secondaire. Murabizi abakatolike bagenda gusenga habo, abandi n'abaprotestante bafite ahabo. So umunsi umwe arantumira, ndagenda numva ijambo ry'Imana, numva ni byiza, nkabona abana bari gukorera Imana, nkumva kabisa, nkabona ko hariho umwuka, kumva nawe wakwifuza kuba nkabo. Ariko ntago nahise mfata decision ngo mvuge ngo ndaje ndakijijwe.
hanyuma hacaho igihe ariko bindimo urabizi mu kinyarwanda bivuga neza ngo iyo ngo mbere y'uko inkoko ibika irabanza ikabyiyumvamo. So I could feel that there's something changing in me. Noneho nibwo natangiye gufata decision gahoro numva hari inzira ngiye gutangira kureka. Mbere yaho ntarakizwa officially, twagiraga sorti ako niyo tutabaga twagize sorti, ari ukuntu wagiraga nk'ikibazo cyangwa se hari occasion wagiraga ku buryo wataha. So muri icyo gihe urumva harimo ikintu muri njye cyatangiye kwaka. Ndavuga ariko se ibi ngibi ni biki rero. Nanywaga inzoga, nigeze no gusmokinga, ariko byose byabaye umuco nko kunywa inzoga. Yes, kunywa itabi ntabwo byabaye umuco nko kunywa inzoga ngo bibe ingeso. Yes, ndavuga mbere naribazaga se abarokore babayeho bate batanywa inzoga. Njye nkibaza ntanyweye inzoga ntabwo icyaka cyashira. Ntabwo icyaka cyashira. Nkavuga mfatira no kuri example ya ji y'Inyange. Ndavuga ibi ngibi nayinywa numva totalement nta kintu na kimwe kiri guhinduka, numva icyaka, ariko byose ni ibintu uba warishyizemo. So mbere y'uko ngiye muri iyo sorti ari ukuntu meze, ndi this person, iyo nafashe decision ntinda gufata decision, ariko iyo nayifashe nyine ndayikurikiza cyane. So ndavuga kuko numvaga hari ibintu bikunzamo, numva nshaka kumenya Imana cyane, numva hari ibintu ngomba kureka. Of course kumva kunywa inzoga nyine tuzi ko ari icyaha n'ibiki byose, nyine numva nifuje kubireka. Ndavuga rero ngiye gutaha nkwe inzoga za nyuma, smoking bwa nyuma kabisa, nyine nzisezereho n'ibiki byose. So naragiye, my mom ntabwo yarazi ko smoking, urumva naranabimuhishaga. Ako kunywa inzoga byo nyine obviously yarabizi n'abavandimwe banjye. Ndagenda ndambwira rero mama nanywaga itabi ariko nta kintu kimwe waruzi, ariko impamvu mbikubwiye ni uko umunsi wongeye kubireka n'inzoga byakiriye tubarumbwira. Nyine kubyakira byaramugora, aravuze unywa itabi oya pisi uri kumbeshya. Ndambwira ndayinywa n'ibiki, ntajya kumwibutsa n'ukuntu nyine twarinywaga nijoro, tukagenda turi gukora walk nijoro, nkarinywa nkaza nkakora douche, nta kintu kimwe yamenyaga. Ndambwira rero ko kiriya gihe mwibutsa n'iminsi nyine arumirwa avuga sinzi, gusa mukumirwa aranishimye kuko naje mubwira ko nje kubikorera ubwa nyuma. So narabikoze, ndazinywa, ndasmoka n'imbere ye, ariko bitabirangira, numva birangije n'umutima wanjye, numva birangiranye n'icyo gihe. So ndasubira ku ishuri, mbibwira inshuti yanjye, irishima, ariko nyine yaranatunguwe. Wazisezeye none se urumva umeze gute? Ndambwira naziseze kandi ndumva mbihamanya neza n'umutima wanjye ko byose nabivuyeho. So nuko nguko nagiye, urumva niyo influence ndi kugerageza kwihuta kugira ntatinda, niyo influence y'abashuti. Merci. Niyo influence y'abashuti banjye muri iyo groupe n'undi dutandukanye benshi, nyine bitangira kugenda binyoka n'inyota narayifite. Ntangira kugenda aho ngaho muri iyo eglise, kuri church nyine, ku ishuri nako njyayo tukajya dusengana. Umushuti wanjye shout out to you Josiana Huri, n'ukuri Imana iguhe umugisha cyane, yaramfashije. Ndagenda tukajya, ubuzima bw'ishuri burakomeza. Noneho umunsi umwe batumira umuntu ku ishuri ngo aze kubwiriza. Yesu we Bella, yaba ari wowe utarakira Yesu mbanza ariko mwakira, kuko benshi icyo gihe twakiriye Yesu turi benshi. Arigisha, numva hari ikintu noneho cya kindi ari ukuntu wumva changing muri wowe ariko itaraza completely. Yarabwirije aho nari nice, nkajya mvuga arimo aramvuga, nkajya mvuga this person bamubwiye ubuzima bwanjye, nabyutse yarahari bimeze nkumva ari kundondora, ariko mu by'ukuri we ntago yega ababiza bari gukoreshwa n'umwuka w'Imana, ariko Imana ibizi uri kubwira icyo gihe. So yarabwirije, numva yatinze kuvuga ngo abakira Yesu ni bande. Yarabivuze, nta nubwo nigeze nkaringa abantu bari kuko ku ishuri navuga ko nsa nkaho nari nzwiho gato kubera ibikorwa nakoraga. Wakoraga ibiki? Tubwiremo gato.
barakora abatakuzi. nari umumodo na apart ibyo ngibyo hari na clip nagiyemo ate no ku ishuri gusa n'abandi benshi uraza kutubwira no kuri ibyo. Yes, nta kibazo. So mbere yuko nakoraga ikintu numvaga abantu benshi baranzi, so if I do something amaso y'abantu bose araba ari kundeba. Ariko icyo gihe Bella ndakubwiye I was so bold, ndavuga oh my god, I cannot even wait kugenda aho ngaho ngo mwati. So by the time yabivuze ngo abakira, I didn't care, I just stood up and then I went aradusengera. Uwo munsi was the best time nukuri mu buzima bwanjye, numvishe changement, noneho inyota iriyongera mu by'ukuri navuga ko ariko nguko nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, ubuzima arakomeza, nkomeza ndi kumwe n'inshuti banyigisha. Yes, wow, njyewe ntabwo ndi bujye kure ku by'ibyo wavuze. Hari ibintu uvuze uvuga donc ubuzima ukuntu wabayeho muri ubwo buzima bw'umumodo cyangwa se donc uhinduka mu nzira yo guhinduka, ntabwo habayemo like challenges that you met when you were like in that process of changing? The challenge that I can say, challenge si nyinshi muri ntago yahisiza right away, gusa challenge nuko iyo ubaye umukristo hari indangagaciro uhita ufata za gikristo. Yes, so izo ndangagaciro iyo uzifashe urumva ziraza zikakugira a new person. Hari ibintu wakoraga uhita uba oblige yo kureka, hari ibintu wavugaga uhita uba oblige yo kwihindura amagambo, hari uburyo witwara uhita uhindura. So navuga challenge ziraba cyane, wenda muri ibyo ngibyo by'ubumodo it's okay kuko ubumodo nta cyaha kirimo, biterwa n'uburyo ubikora n'ukuri kwipresenta, sibyo? Ariko nta cyaha kibirimo, gusa kuri iyo nshuro nabaye mbiretse kugira mbanze mbe concentrated muri ibyo ngibyo, mbanze nkure numvaga ariyo priority yanjye muri ibyo bihe. Gusa nabiretse apana atari uko ari icyaha, ahubwo ariko nashakaga kubanza gusanga muri ibyo ndetse no kubikora, numvaga ariyo priority kwa. Wigeze no kuvuga ku bintu bijyanye na clip, aravuga ngo abantu bakomenye, donc tubwire kuri ibyo. Clip, yes, nagiye muri clip, ariko kuyijyamo n'ubu ntago ndegrete. Nagize ibibazo byinshi mu bantu batandukanye bambaza ese don't you regret kuba waragiye muri iriya clip video, ariko mu by'ukuri ntago nigeze ndegrete. Kubera iki? Since my childhood, nko ku myaka ya 11, I had 5 goals. I always say that. Yes, I had 5 goals. Kandi muri izo 5 goals nari mfite kujya muri clip byari birimo, which means I achieved what I wanted, you know. Kandi nubwo bishobora kuba ari bibi, ni muri pass binyereka ko nshobora kugira izindi goals in a good way kandi nkabyachieving. Wow, I like what you said. Yes, yeah. Kandi ikindi nigiyemo nuko whatever you declare, Bible irabitwereka ko akanwa kararema, whatever you declare bizaba, whether you are joking, you're kidding, ariko ikivuga cyose akanwa utanabizi biraba. Yes. So muri ubwo buryo nagiye muri clip, urumva ko I was a model, I was a public figure, abantu benshi bari banzi. Ntago nigeze ngenda ngo mvuge ngo mwambabari, donc nyine abantu baraje barabinsaba, ndavuga why not, it's something that I always wanted. Nuko nguko nagiye muri clip video and narabyishimiye, nagize ibihe byiza muri ibyo bihe kandi nigiremo byinshi, nagiremo ama experience menshi, donc nuko nguko nagiye muri clip, nta bindi birenze byinshi. Wow. Mbere yuko dukomeza cyangwa ntangira kwakira ibibazo abantu bari kutubaza, ndagira ngo dukurikiranye sharing a link kugira ngo ubutumwa ubashe kugera kuri benshi. Nzi neza ko ari benshi biri bufashe, urabugize neza, Imana igumugisha. So ndagira ngo ubaza, hari ibintu uvuzeho uvuga ngo kundangagaciro, indangagaciro z'umukristo. Donc nkawe wenda uvuga ngo wabaye mo neza mu buzima bw'isi, ubamo neza, utavuga ngo ntuze. Ndashaka udusobanurire n'umuntu udukurikiranye kugira ngo tubashe kumenya izo ndangagaciro z'umukristo, donc nizihe kuri wowe wumva ari ibihe wadusangiza kugira ngo Yes, murakoze cyane. Indangagaciro nabivuzeho nk'umuntu w'umukristo. Dufate urugero, iyo ugiye muri company runaka ukagenda ku mubosi, uraza ugadepoza CV yawe, wamara kwidepoza, iyo wahawe akazi bakubwira uko umukozi w'iyo company yitwara.
ntago uza ufite imyitwarire yawe. Niyo waba uza wenda uvuye no gukorera ahandi, amakampanizi aratandukanye kandi asaba ibintu bigiye bitandukanye. So ari n'igihe hari amakampanizi aguha igitabo iga cyangwa se bakakwereka video y'uburyo ki ugomba kumva ndetse no gusobanukirwa ibiranga kampani yabo, ibyo bashaka ku bakozi babo. So icyo navuga nk'umukristo, indangagaciro ya mbere ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kubera iki? Nta ibintu byose Imana idushakaho, ibintu byose, inzira zose yifuza ko tugendamo, uburyo bwose Imana yifuza ko twitwara biri mu ijambo ryayo. Niyo mpamvu n'ijambo ryayo iyo utarizi biragorana. You might pray ugasenga like 5 hours per day, ariko iyo utazi ijambo ry'Imana biragorana. So ku ndangagaciro rero ikintu cya mbere ni ijambo ry'Imana. Iyo urimenye, we nk'umukristo umenya uburyo kigomba kwitwara. Yesu yabivuze neza ngo ngo ijambo ryanjye niba muri mwe, ngo nanjye nzaba muri mwe. Which means what? By knowing the word of God, it's gonna permit you to know Jesus, to know how to conduct yourself, to know how to talk, to know how to do everything nk'umukristo. Bikwereka ko uri umukristo kandi bikakwigisha uniforme. Niba uri ingabo ya Kristo, niba uri umusirikare wa Kristo, umusirikare wese afite ikimuranga. Afite uniforme yambara ikamuranga. Umusirikare wo mu Rwanda yambaye uniforme aravuga uyu nguyu ni wo mu Rwanda, uwo muri Amerika baramenya uyu ni wo muri Amerika. Donc the more you read the word of God, urushaho kwambara iyo uniform ku buryo n'abakubonye bose bavuga uyu muntu ni umukristo. Urugero rworoshye, igihe Paul na Barnaba bari barimo baranyura, they didn't preach the word of God, they didn't heal people, they didn't lay their hands on sick people, ahubwo banyuzeho. And the spirit, the more you read the word of God, the more the spirit of God just comes on you, ikagufilinga. So banyuzeho, and then umwuka wari uriho wemeza abantu, nibwo babise ngo kuko bari n'abantu b'Imana. Yes, so nicyo kintu navuga, gusoma ijambo ry'Imana, kurigendana, urireba ukavuga ndi umunyabyaha, there's something to change here. And the more you read it, it gives you more revelation y'ukuntu ugomba kubaho. Wow, ndakunze ukuntu bivuze neza, biri more clear. And ngize akantu gato nongeraho kuri izo ndangagaciro nk'ukuntu uvuze ngo kugira ijambo. Donc iyo ufite ijambo muri wowe, donc ukajyana mwuka wera muri wowe, hari araho ujya ukumva you don't belong there, cyangwa se hari icyo ujya gukora mwuka wera akagutangira, kavuga you're not supposed to do that. Why? Kubera ko hari umuntu ufite muri wowe, there's a spirit that you have in you, which I think that's also a value, cyangwa se nayo n'indangagaciro igutandukanya n'uriya ukora ikintu atakizi, cyangwa n'uriya wundi ukora ikintu uko ashatse. Twebwe hari aho tugera mwuka wera akatuyobora kubera ko nicyo wabereyeho no kugira ngo atuyobore. So ndabikunze cyane ukuntu bisobanuye. And ndagiye nkubaza ikindi kibazo. Okay, there's one which is popping up right now. You used to take alcohol, and we want to hear your experience with it. How did you stop taking it, and wasn't it hard? Yes. So as I mentioned, first, thank you. So it was hard. As I said it, I asked my question. I'd be like, how do Christians live without even drinking? Kuko ntago numvaga ukuntu icyaka kibashiramo. So it was hard, but as I mentioned, when I take a decision, I go with it. And also the Bible says, in our weaknesses, that's where he comes and fills us with his power. So I prayed for it. I would be like, God, I cannot, and I want to seek you. I want to, Lord, please you. May you please help me to do this and this. So it was somehow hard, but I can say it wasn't that hard too. It depends on your mentality or your mindset, what you have. And whenever you say that I'm gonna overcome it, yes, you are going to overcome it. If you set it in your mindset that this will not overcome me, but me, I will, so you're gonna do it. Yes. So that's how I stopped it. I drank it, and I stopped it at all. Wow. Peace.
ushobora kubivuga gutyo niho nkuye n'iki kibazo. Hari umuntu udukurikiranye cyane cyane ngiye kuvuga ibintu wenda nzi no mu bantu nzi tuvugana bashaka guhinduka, right? Ariko hari igihe sinzi wenda ushobora kuba warabibayemo, niyo mpamvu ngira ngo usangize abadukurikiranye n'undi ari muri situation nk'iyo ngiyo. Hari umuntu afite umutima wo kureka inzoga, ariko hari igihe biba byarabaye, sinzi ba nabyita ingeso cyangwa se warabaye addicted to alcohol, you know, and it's not easy to leave that right away, right? It's a process. Ukabona umuntu arashaka kubireka arabifata igihe kimwe, ubundi agashaka kubireka akamara igihe kinini, ariko afite umutima ushaka kubireka, right? Biragoye cyane kwita uvuga ngo ako kanya I'm turning like back, I'm not going to turn back, so ntago nzongera kureba inyuma ku nzoga, guhita uvuga ngo niba ari uyu munsi ejo kabisa karakano gahora gahari, right? Kuri uyu muntu niwe ndi kuvugira koko biba bihara cyane n'itabi, bizi neza ko harimo abantu kubireka kabisa biragora cyane, you know. So nihe nama wagira umuntu nk'uyu arabishaka kubireka, cyangwa se byanakubayeho, cyangwa se niba bitaranakubayeho wewe warabishoboye kwita uvuga ngo umunsi umwe kubera ko nicyo nkunze uvuze ngo you're determined, right? Warahindukira avuga ngo ntago nongera. So hari uwo rero binaniye kandi urabizi iyo feeling yo wowe wumva uri thirsty yo ushaka kugira kuba bibayeho, nihe nama wabagira cyangwa se ni experience waba sharing? Yes, merci beaucoup. So based on my experience, my personal experience, ariko ni ikintu kiri common. Iyo ushaka gukira, first of all, ubanza kwemera kurwaye. Yes. So iyo utemeye kurwaye, nta nubwo ushobora kwemera ko muganga guha imiti, cyangwa niyo yayiguha ushobora kuyijugunya, cyangwa se nta nubwo ushobora kwemera kujya kwa muganga. Yes, nta nubwo wanabyizera ko igukiza. Thank you. So ikintu cya mbere navuga nje cyamfashije nuko nemeye ko kunywa inzoga cyangwa itaba ari icyaha. Whenever you do not admit ko it is a sin, so you cannot live it, kuko uba wumva ko it is not a sin, which means you are free to do it. Maybe you are even pleasing God, kuko umva ko atari ikintu kibangamiye Imana. Ariko by the time you admit saying ko this what I'm doing, it's a sin, icyo ngicyo cyambe, it's the first process, it's the first step that a person ushaka kubigira yabisengera kugira nabyumvishe logique, ukabisengera Imana ikakonvinsinga umutima wawe. So nicyo kintu cya mbere nabanza wenda gusharinga ku badukurikiye cyangwa se n'abazumva ubu butumwa, like kubanza kwemera ko it is a sin birafasha cyane, birafasha kuko iyo wayemeye biranakorera kugira ngo uyiveho. That's the first thing. And the second thing shaka kuvugaho, abantu benshi tunywa inzoga cyangwa se njyewe nanywa inzoga cyangwa se n'abandi bazinywa, hari ikintu tuba duhuriyeho cyane ari ukuvuga ngo it's fun. You know what I mean? Yes. It is fun, kandi iyo utanayinyweye uba uri murahomba. So kuba ngiye kunywa inzoga, I know Bella njyewe ndabizi ko ndibuze kugira fun hariya hantu, but here's the thing, uragenda ukazinywa, yes, ugahavinga fun, but let's check on the day after, like muri hangover uburyo ki ubumeze. First of all, ubyuka umutwe wamenetse, ubyuka wumva sante yawe hari ikintu uri mirabura, ndi kwivuga bitewe n'ukuntu nyine nanjye nabyi experience, kandi atari no kuri njye nyine, like ku bantu benshi ukabyuka hari ikintu uri kumva kitameze neza muri wowe. And I would ask, kuko nanjye narakibajije, what kind of fun ituma ikumerera kuri at the end of the day ukarangiza cyangwa se ukabyuka umeze kuri, like what kind of fun? Ni by'akanya gatoya. Niyo mpamvu inzoga mu by'ukuri nubwo Bible ivuga ngo twirinde ibisindisha, ariko tunagiye apart ya Bible, inzoga urebye ituzanira ikintu cy'umunota iminota mike. That is the thing. And the other thing that I can say, abantu benshi bakunda kunywa inzoga, cyangwa se nanjye ubwanjye kuko ari nk'igihe nageraga mu bihe bikomereye ubuzima bwanjye, nkumva ibibazo, nkagira agahinda, depression n'ibiki, ntiyahuza inzoga. Bella iyo uzinywe hariya, believe me, you forget everything. Ariko it's a short period of time. For temporary. Yeah, yes, it's temporary. It's not something ngo permanent. No, it's temporary. So narazinywaga, nzi neza ko biba no ku bandi bantu benshi, ariko
namara gusinduka Bella, believe me, after being drunk on the next day nabaye sober, yo agahinda karaza ahubwo kakagaruka karengeje, kagaruka kari double, kagaruka kari double. So nicyo ni ikintu nashaka kwereka, inzoga ntabwo zitwara agahinda, ariko hari ikintu gitwara agahinda. Yes, inzoga ntago, it's not fun. Irakwereka ko it's fun for a short time, ariko after it's gonna kill you. It's gonna kill you. And then inzoga ntago ari ikintu gitwara depression, ntago ari ikintu cyica ikintu kikurimo kibi, ahubwo ni ikintu cyiza kikakongera, kuko after uragenda ugasanga wasinze, ugasanga hari n'ibyo wakoze wanasinze, let's say ugasanga wakoze ibirenze, ahubwo kagahinda kaza kongererwaho n'ibindi wakoremo muri icyo gihe. So ikintu navugaho based on my experience, nuko inzoga itigeze ntwarira agahinda permanently, nuko inzoga itigeze inzanira fun, kandi nuko inzoga ari icyaha. Those 3 points nicyo kintu navugaho. Ariko by the time ubyemeye ko ari icyaha, ukareba ko itagutwarira agahinda cyangwa se ngo itakuzanira fun n'ibindi byinshi bigiye bikubiyemo, urabona ko inzoga mu by'ukuri nta kamaro n'ibiki byo akigitwara agahinda. Nubwo ushobora kuba nta mafaranga ufite Bella, nubwo ushobora kuba uraye hanze imvura iri kunyagira, wanyweye inzoga ushobora kuryama hanze imvura iri kukunyagira ukagira ubwoba bwo bikiyongera. Ariko hari ikintu kimwe njye nabonye, kugira Yesu, apana kumuvuga, apana kuvuga ngo ndi umukristo by'amagambo, ndi kuvuga wa undi Kristo arimo, ngo sinjye uriho ahubwo ni Kristo uri muri njye. Kristo yakurimo, Kristo yo yakugezemo, ushobora kuguteza cyamunara ukumva you are very okay. Imvura ishobora kukunyagira, inzu yawe ishobora guhura n'umwuzure ikaba yakwangirika, ukumva you are okay. Amafaranga ashobora kubura, Yesu niwe kumugira ni impano, kandi ikindi ni ubutunzi bukomeye, kandi atanga icyo isi itatanga. Like isi ishobora kuguha amafaranga, ishobora kuguha ubutunzi bino by'ama golds n'ibiki, ariko Yesu yakugeze niyo wabura ibyo ngibyo, you are very very okay. Yes, so nicyo ngicyo navuga kuri ibyo ngibyo. Nibuka hari umuririmbyi indirimbo ndayikunda yitwa Ndanyuzwe, yavuze ngo suko amarira yashize, ako n'umutima unyuzwe. Iyo ufite Yesu, si ukuvuga ko abantu bose baseka ariko nta bibazo bafite, ariko when you have Jesus in you, you have peace, believe me, ufite byose. Nubwo si uko abantu badafite ibibazo, ariko iyo ufite uriya mugabo muri wowe, oh my God, nibiza ubona ari ibintu bisanzwe, biraza bihite, umutima unyuzwe n'ukuri. So ndabishimiye cyane ukuntu bisobanuye neza, kandi ndizera neza ko n'umuntu udukurikiranye n'ukuri, umuntu utarakira Yesu, this is your day, uyu ni umunsi wawe, kugira ngo ibyo uri kwirukira, mwunze ko biba byiza iyo umuntu yanyuze mu kintu akabidusangiza, kubera ko hari dushobora kubivuga kumva ni inzozi, uri kubivuga kubera ko you never lived in that life, you know. But iyo umuntu yabibayemo agacomparinga n'ubuzima ari kubaho uyu munsi, it's so sweet. Hari undi muntu ubajije ngo how do you choose someone to surround you? Bella, what do you think? Oh, me. Okay. Nanjye gutora inshuti, nareba inshuti insunikira ku Mana, you know. Twese aho tugana, donc ni byiza hari igihe ufite inshuti no mu buzima busanzwe, ariko inshuti ni ikintu gikomeye cyane. Donc ugize inshuti mbi, hari umuntu yavuze ngo tell me your friends and I tell you who you are. So iyo ibyo bishatse kuvuga ngo uko donc ibikugize, uko ubaye surrounded, iyo ari byiza biragusunika, biguha imbaraga. Hari igihe ushobora kuvuga ngo you are strong, you know, ntabwo ushobora kuba influenced by the people around you, but that's not enough. Iyo ufite inshuti nziza biba akarusho. So numva ko inshuti nziza kuri njyewe ni umuntu unsunikira ku Mana, ni umuntu ufite ibitekerezo bizima, ibitekerezo binsunika n'igihe umuntu aba atameze neza, ariko ukabona wa muntu ugusuporta, ntabwo najya kure y'ibyo yavuze. So nanjye ntuko nari kubivuga. Hari ikindi kibazo umuntu abajije ngo during the process of change, I think this one we answered it. What was the role and the impact of the peer before your change and after
you were saved? What is the important? What was the role of the impact and the impact of the period before you were changed and after you were saved? So it's mbere like, yuko role ya peer yeah. mbere na nyuma. Okay, so what I can say about that, as I mentioned, my friends, abari bangose bose n'abakristo, bari abakristo abenshi cyane vraiment, bari abakristo. Aho ngaho navuga ko bitigeze byafectinga my life kubera ko n'ubundi abo nagendanaga nabo, abo twe turi muri group imwe nabivuze ko ari njyewe I wasn't the one saved, ariko most of them, I mean all of them, they were saved. So it didn't like change or do something special ngo bibe byahinduka, ahubwo after yo kuba nakizwa, after kuba nakizwa, navuga iki, after kuba nakizwa gumanya inshuti zawe no ntibibura kandi it's something normal kuba urakijijwe. Hari benshi bakuva, hari benshi bumva ko wenda tuve kuri abo ngabo bakijijwe, other friends babandi mwasangiraga inzoga, babandi mwajyanaga mu bintu byose nyine bimeze ukuntu, iyo ukijijwe barabanza bakaduta like what is peace doing, are you serious? Because I've been receiving that question like igihe kinini, are you serious, are you sure ko what you are in ari byo ugomba kuba urimo? But urababura ariko ntago navuga ko ubabura mu buryo bubi. No kubera kwa kundi, you see, when people, they're all working and they have different visions, cyangwa se they have different ways of working, you see, arahugera no mugatandukanywa n'ibyo mufite, buri wese afite ibyo atumbereyeho n'undi afite ibyo atumbereyeho, so intumbero zanyu nizo zibatandukanya. Ya urababura ariko nyine nta kundi kubera ko baba bafite ibyabo barimo nawe bufite ibindi urimo, so it's something normal, bikunda kubaho cyane kandi nta kintu kibi navuga ko biba birimo. N'abavaho kubera ibibi burya ni ibintu biba bisanzwe kuko not everyone is meant to be in your life. I would want to talk about this, not everyone, even a Christian person is not every Christian is meant to be in your life. There's some specific people that God have put in your life, whether you want it or not, whether you want to be stick or stay together with that person. Ariko, when God says no, when God says this person is not meant to be in your life, you gotta be separated. Not a division. Division is from the devil, but separation is from God. So you guys muba separated. Yes, Imana irabikubwira cyangwa se mukabona ni at a certain time birabaye birikoze. So muri ubwo buryo nabivugamo. Wow. Okay, kirasa nk'icyugu yarabajije ngo did you ever lose friends because you are a Christian? Yeah, yes. I lost them. I ask this to both of you. Wow. Okay. Yego cyane. Kubera ko ngiye gutanga urugero rutoya njyewe wenda uko yabivuze we yarazibuze yego, ariko it happens and sometimes for the first time you are scared. I'm going to be honest. Ariko nanone niyo mpamvu iyo ufite Imana cyangwa ifite Yesu muri wowe nicyo kintu kigukomeza, nicyo navuga ngo ni ari undi muntu you can be depressed kubera ko you see one going, another one going, oh you're too much in God, you know, you made those things, right? That is true, yeah. So biragize cyane uko wegera Imana, harimo abakuvaho, hari n'abasigara, hari n'abandi Imana izana. Yes. Merutse gusoma ga quote, it really, you know, it's kind of related to this question. Yari kuvuga ngo God didn't reject you, you know, and the people bakuvuyeho ntago bakurejecting cyangwa se abantu wabonye bagenda ntago ari uko bakwanze. It's because God is really bringing the people assigned to your destiny. Yes. So whoever is going, it's okay. Yeah, baragenda ariko hari abandi Imana iri kuzana bari bazagufa. Maybe those were not assigned to your destiny, yes. You know, so we shouldn't be worried. Byabaho bibaho, icyangombwa nuko wowe umenya inshuti yawe ya mbere ni Yesu. Kandi wo ntateze kukuvaho, kandi iyo yakugezemo ufite ibyiringiro. So igisubizo naguha wowe ubibajije, baragenda byarabaye kandi nta gikuba kirimo. Cyambere ni ukumenya
inshuti yawe ya mbere. inshuti yawe ya mbere nicyo Your best gikonje. friend, it's God. So hari undi wajije ngo wow, hari ikibazo nshaka kubabaza mwembi tandukanye aho ku ijambo ry'Imana tugiramo. Okay, hari ikibazo n'abantu bakunda kubaza tubicamo bitandukanye kandi bisohokamo nanone bitandukanye. Hari ijambo ry'Imana tugiramo. Okay, this one was asking, I think it's the same question babisubije. Wigeze kugisubiza avuga ko ndangagaciro nawe cyane. Ariko tudatinze mwakomeza kohereza ibibazo byanyu ndabisoma bisubize ko afite experience. Okay, so peace. Hari umuntu ukuzi wenda kera, right? Hari na peace tuzubu wahinduriwe amateka umukozi w'Imana. Ndagira ngo tubwire utashaka ko twumva you're a preacher and how did you get into that? Tubwire ni gute donc wisanze muri ibyo umuntu bari bazi imbere akaba ari umuntu ndabizi neza ka benshi muramuzi. So tubwire muri make, go deep in that. Murakoze cyane about becoming a preacher. So hari itsinda mbamo ryitwa Bene Chorus cyangwa Sons of Korah. Headquarter yayo iri mu Rwanda ariko dufite vision ni itsinda rigizwe n'urubyiruko. Rifite aba co-founder babiri and one of them is my spiritual father Mugisha Jackson. So niryo mbarizwamo dufite this vision of influencing and transforming youth, bringing them to Christ. And that vision is not only for Rwanda, it's not only for Africa, but it's for the whole world. You know what I mean? So whoever who is in that ministry aho ugeze wese, it's good kugira ngo usohoze that vision. So mbere yuko nza hano mu Rwanda niyo nabarizwagamo, niho nakuriye cyane mu mwuka, niho donc niho nigishirijwe. So ari ukuntu bajyaga bakora and then bakadutraininga ugasanga barakubwiye ngo you gotta preach for 15 minutes. So ndabyibuka umunsi umwe barabimbwiye, I'll be like, how was your first time experience? Yes, that's what I'm gonna talk about. So the first thing yangoye nuko preaching in front of my spiritual father, sometimes iragora go kwigisha mbere y'umuntu cyangwa se imbere y'abakuru bawe, kuko I have my elders barimo n'ibiki byose. Naratitiye ariko naratitiye ndabyibuka. My dad was on this side ariko nabaga ndi stuck on this side. Nago nashakaga kumwegera. Ariko they were training, and the more they do that nyine uragenda ukamenyera. So on that day narabwirije and the good thing is iyo sobanukiye ikintu kimwe ko you are not the one speaking or preaching, it's okay. Yes, ugira ubwoba as a human being, ugira ubwoba nyine kazamo, ariko when you start taking a control, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo si twe tuvuga ahubwo ni utuvugira. Amen. So ubwo bwoba bwageze burashira, narubwo nanageze ndabyibuka naraflowinze ako sinavuga ko aho ngaho aribwo natangiye kubwiza. Aho ngaho I think they were training me byabayeho gakeya, and then I came here. Ngeze ahangaha, of course, kubera ko we all know ko we have that passion, and we have that vision as a member of that ministry. Wherever you are, you gotta set up that ministry. Yeah, it's international, Sons of Korah. And then ngeze ahangaha nabanje kugira mbere yabyo n'ukuntu umuntu akubwira who you are gonna become. Nakunze kubibwirwa cyane from my spiritual father cyangwa se no mu bantu, even me praying kokondana bazakakubwira you're gonna be used, uzaba uyu nguyu, bizamera gutya, nyine amasezerano akamesha ukaba ubifite ku mutima. Even though you are working, you know how to work. Nyine niyo uri muri preparation, you know how to prepare yourself, nyine bitewe n'icyo uziko uzaba cyo. So I had that in me. Ariko ngeze hano
mbere yuko nza nkiri mu Rwanda numvaga bizaba, numvaga nyine buri wese en plus moi bitewe n'ibyo nzi by'Imana yambwiye byo niki, numvaga I gotta do that, right? So when I reached here, na mu minsi ya mbere nabanje kugira ibintu bitameze neza, kuko ndubanza kugira ibihe bikomereye ubuzima bwawe, ariko ari Imana ikunyuza mu bintu, ari Imana ikunyuza mu bintu, ariko ntago ibikunyujijemo kubera ko ikwanga, kandi nta nubwo ibikunyujijemo kuko ishaka kukwica, ahubwo ari igihe ibikunyuzamo kugira ngo ikwigishe, igutegure, ikwigishe, inagukomeze. Mpamya ko iyo ntaza kunyura muri ibyo bihe by'ubuzima sinari kuba nashoboye no kuba mvuga ngo Yesu arakora, cyangwa ngo ngirire ukwizera nk'uko nkugira uku nguku. You know what I mean? Ari igihe ikunyuzamo kugira ko ikwereka ko niyo abandi bose bakuvaho, niyo umuntu wese n'uwo wari wizeye, n'uwo wumvaga ko adashobora kukuvaho, ariko niyo we yakuvaho, me I'm still there for you. So ibyo narabigize bigiye kinini cyane, and no one was there for me, like legit no one, and I could not even call my mom, kuko guhamagara umubyeyi uri mu Rwanda none naravugaga ashobora nko kutavuga, arahahamuka, sharing that to my brothers or my friends, numvaga ntacyo wari uzi se cyangwa icyari kiri kumbaho muri icyo gihe n'uburiri bwanjye. I could cry day and night, nkavuga man ibi ngibi ni ibiki biri kumbaho, ibi nibyo wambwiye kuzankoresha. Ntangira no kwivumburira Imana, we have that thing. Ntangira kwivumburira Imana, ndavuga man, take back your call, take back your promises, I don't want anything. Nageze aho mera nk'umusazi cyane, ariko ndashima Imana ko yabaye nanjye, yambaye hafi aho nari ndi kurira, negira abanzika kugira ngo ube strong. N'ubundi iyo unyura mu bikomeye nuko uzaba ukomeye. Nshaka no kubwira umuntu wese waba uri kudukurikira cyangwa se nuza kudukurikira, wherever you are passing cyangwa se you are having a hard time mu buzima bwawe, it's not because God left you. Maybe there is a reason, maybe there is something God is planning. Kuko ujya papa niwe wakundaga kubivuga, my spiritual father, iyo rasoro igiye kuzamuka irabanza ikamanuka. So mu kumanuka kwawe hari ikintu uhura nacyo, mu kumanuka kwawe hari ibintu biba biri kuba bitari byiza, ariko iyo umaze kuva hasi urazamuka kandi ugatumbagira. So ibyo bihe nabiboneyemo Imana, nyuma y'ayo marira yo yonyine nk'uko nta wundi, niyo yaje mu cyumba iranyihoreza, iramvugisha, iranganiza, numvisha amahoro adasanzwe, kandi narabonaga ari ibintu bidasanzwe. Nuko kwivumburira Imana byose nyibwira ngo take back your call, nabyigiyemo ibintu nifuza no kubwira umuntu ari we wese. Iyo uri kunyura mu bintu cyangwa se uri kubona ibintu bidasanzwe ku buzima bwawe, ntiwihutire kuvugisha Imana, ntiwihutire kugira ikintu na kimwe ubwira Imana, kuko ushobora gusanga wakosheje, warengereye. Sibyo? Nicyo kintu nkunda no kukigira. Niyo mbonye hari ikintu kitagenze neza, ndavuga I don't want to involve my God, kuko Imana ushobora gusanga wayibwiye ikintu, kandi Imana ntago ari upfa kwibwira ikintu icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu twitondere amagambo n'ibiki. Icyo gihe narahubutse, nayibwiye ibintu byinshi, kubwira Imana ngo take back your call. So nicyo yandemeye, kuyibwira ngo subirana ibyawe, aricyo yandemeye, which means nibigisubirana ndapfa, kuko ntago ndaba ngifite icyo gukora. Yes, icyo nahamagariwe. So yarampumurije, ikora iki byose, n'amakosa iratubabarira, n'umubyeyi iratubabarira, narababariye. So muri ibyo bihe byo gusubizwamo wenda imbaraga, nibwo nongeye gutekereza Imana, Umwuka Wera yarongeye anyibutsa amasezerano, irongera anyereka, anyibutsa ibintu byinshi. Mfashwamo n'umubyeyi wanjye cyane, ndamushimira, yambaye hafi, arongera nubwo ne namunaniye, ariko arongera aramfasha. So nibwo ya passion noneho na vision ya ministère yongeye kunzamo, nuko nguko turatangira. Ntabwo twari benshi, twatangiye turi babiri, byatangiye turi mu cyumba cyanjye, dutangira turi babiri, turaguka tujya muri salon, tuva muri salon tujya mu yindi nzu, tuba nyine nuko nguko twagiye twaguka, tubona salle. So umurimo nuko nguko wakomeje. Yes, ntangira preachinga, ntangira nuko nguko. Wow, bless God for you. Thank you so much. Nkunze akantu uvuze ngo tanze urugero ko kwira soro, ukuntu ibanze kandi ikagira imbaraga ku bantu bize physique, banabizi cyane, cyangwa se iyo ugiye nko gushaka imbaraga, tuvuge igiye nko kwiruka, uhereye hano
hari abantu bakunda kwivuga neza akavuga ngo umwitangirizwa niba ariko bivuga so ubanza gusubira inyuma ho gato kugira ngo ugire imbaraga zo kwiruka and ku muntu wese wumva wari usubiye inyuma nk'uko nabivuze ni imbaraga icyo kigeragezo kigiye kuguha imbaraga kugira ngo ubashe kwiruka neza cyangwa kugira ngo ubashe kugira ahandi hantu ugera hari ijambo like our dad uses so much avuga ngo ntawe ukomera atakomeretse so nta muntu ukomera rero atakomeretse icyo cyo nicyo I'm sure of that ntugire ngo hari n'akandi gakoti nigeze kubona not everything which is going down it's collapsing ntabwo buri kintu cyose kiri kumanuka ariko kiba gitaye kubera ko if I give an example of basketball I love it iyo ball uyishize muri net so it's going down but that's a win. That is a win. That is true. That is true. So ntabwo buri kintu cyose kiri kumanuka hasi kiba kiri kugira so ntuzabone rero umuntu uri kumanuka cyangwa se uri mu kibazo ugire ngo that's the end. No, that's where God is. Niho mu mbaraga nke zacu niho Imana iseruka. So if you can understand that ibyo urimo cyangwa se aho uri uko ucitse intege ntabwo kumanuka kwawe ariko gutsindwa ahubwo aho niho Imana iserukira aho niho Imana igiye kugaragarira umuntu dukurikiranye like wongere ugire imbaraga wongere ugire inkomezi n'iri jambo rikubwira hari amajambo aza there's a reason why maybe this is happening right now, there's a reason why we're sharing this right now, right? No kubera ko njyewe nizera neza ko hari abantu benshi bashaka kuba dukurikiranye benshi cyane n'abazabikurikirana ahari ushobora kumva ko it's not helping or ariko nzi neza ko hari umuntu Imana niyo yaba umwe mwijura impundu ziravuga so hari umuntu Imana hari umuntu iri jambo rigenewe so usharing ubutumwa kugira ngo you never know who God is going to touch. So umuntu dukurikiranye wongere ugire inkomezi aho uri ntago byarangiye it's not yet done and it's not yet done with God. Imana iracyavuga iracyakora kandi irakomeje gukora. So reka nsome ikindi kibazo oh wow, I want to ask this both of you, how did you manage to stick on God when you reached in Canada? Okay, go ahead. Okay, merci beaucoup. How did I manage to stick on God? Wow. So how I did it is before coming here, we always hear something called iyo ugeze ari ubuzima bwawe burahinduka. Ni benshi baje bari mu nzira nziza ariko wenda kubw'amahirwe makeya bigira birahinduka atari uko babishatse. Atari uko babishatse kuko burya Bella nta muntu ujya wifuza kuba mu nzira niyo ari muri icyo kintu waba yumva ko ari cyiza unless yumvisha akantu gutya, right? So nkiri mu Rwanda narabyumvaga abantu benshi baraza bagahinduka nagize ubwoba navuze aho hantu nabanje no kubyanga ndavuga aho hantu ngiye ni hehe kweri ngiye guhindurirwa ubuzima ko hano nibereye ndi kumwe na bene data twibereye mu ijoro twavugaga ngo twibereye mu ijoro. So ariko ibyo bintu byanafashije cyane kubera ko narabyize nakozeho recherche ndavuga kubera iki abantu bahinduka burya iyo uzi ko hari ikintu imbere yawe gishobora kukwica umenya n'uburyo kijya mu Kinyarwanda baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. So icyo kintu cyanafashije cyane narabimenye kuhinduka nza nafashe decision nahoze mbivuga cyane whenever I take a decision ntago njya nsubira inyuma nubwo ndeba nyine ntinda gufata decision but by the time nyifashe nuko nguko navuze ntago nzigera mpinduka kandi nkabyatura kuko Bibiliya tubwira ngo uko kwatura akanwa kararema nabikoraga mbishaka ndavuga ntago nzahinduka ntago nzasubira inyuma kandi ntago nzagwa mu izina rya Yesu. So biza bimeze gutyo ndeba ikindi kintu gishobora kuba gituma ushobora kuba wahinduka yiga icyo cyanafashije ariko n'ikindi cyamfashije burya your surrounding ikintu kikugose your company abantu ugendana nabo abantu wirirwana nabo you might come nubwo waba wuzuye imbaraga z'umwuka wera ariko there is this thing that we don't have to forget, we are human beings kandi twambaye umubiri. So iyo uje ukagendana nabo bantu ubibona ubyumva
ntago bitinda urahindura kuko barakuganza no matter what. So tugomba kugira ubwenge nk'ubw'inzoka, ugomba kumenya abo ugendana nabo, ugomba kumenya abo wirirwana nabo. So icyo kintu I worked on it cyane, ndavuga I have to know my friends. Kiriya twavuze, if you know who you are being with cyangwa the person you are working with, you gotta turn into her cyangwa se uhinduke mu buryo ameze nkawe. So narabimenye surroundings ego ndayirinda cyane, naho nabonaga bigiye gutangira kuba utawugira burya mwuka wera bari kumwe nawe, kandi iyo ukomeje kumwereka ko you are weak ahora nyine. It's just a matter of allowing him. Please guys, allow the Holy Spirit to lead you, to transform you, to protect, to guide you. Iyo umwemereye, it's not about saying I'm having the Holy Spirit. It's just saying that, kuvuga mu ndimi, yes, I've baptized in the Spirit, that's one. But the second thing is to allow him. There are two quite different things. Biratandukanye. Kumwemerera no kuba waramugezemo. Kuko there is so much time umwuka wera akuvugisha ariko ugafunga amatwi cyangwa se ukamwignoringa. So naramwemerera nkamubwira nukuri, nujya ubona hari ikintu kibaye, please help me. Ikindi navuga wenda cyabimfashijemo n'uwondiwe kumenya uriwe burya birakurinda cyane. Byarandinze kumenya my destiny, uba ufite ibyo Imana barakubwiye cyane, uba ufite ibyo ugomba kugenderaho. So no kuba uwondiwe hano, I'm a preacher, donc hari ibintu wirinda nk'uriwe kuko umenya uko ugenda, umenya abo ugendana nabo, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo bazabamenyera ku mbuto zabo. Hari ibintu wirinda gukora, hari uburyo ki urinda reputation yawe. Not everywhere aho baguhamagaye muri anniversaire ngo you have to go, ahantu muri you have nyine nk'umukristo nk'uzi you know you are carrying the investment of God in you, so you know how to control yourself. You know how to control yourself. So ibyo bintu nibyo navuga, ni byinshi ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo nibyo navuga by'ingenzi. Yeah. Wow. Njyewe ntabwo ndi bujye kure ku bintu yavuze, ariko hari ikintu tugeze gukomozaho kare ngo indangagaciro z'umukristo. Si uko wenda harimo, numva ko iyo wamaze gusobanukirwa, icyo nicyo cyambere navuga, iyo wamaze gusobanukirwa indangagaciro zawe, donc reka ntanga urugero, abanyarwandakazi cyangwa se mu muco, right, hari ibintu tuba turi forbidden gukora, right, kavuga ngo iki sinkikora kubera ko nuko natojwe. So no mu Mana turarerwa, ni nko kurerwa, hari ibyo Imana itubuza gukora. Donc hari iyo wamaze kwakira Yesu muri wowe, hari aho bigera nyine, wajya gukora ikintu, nigeze kubivuga, wajya gukora ikintu like the Spirit tells you no, you don't belong there. So icyo navuga ko iyo umaze kumenya uriwe, iyo uzi uriwe nyine umenya n'indangagaciro zawe. Niba uruzi ko I'm a daughter of God, so niba ndi umwana w'Imana, ese papa wanjye wo mu ijuru akunda imeze gute. Hari ibyo ushobora gukora nk'abantu wenda bafite ababyeyi, ukavuga ngo iki mama ntagikunda cyangwa iki papa ntagikunda, ukanga kubikora kubera ko batabikunda, right? Ukavuga sinshobora kugikora kubera ko mama ntabwo yakishima cyangwa papa ntabwo yakishima. So iyo wamaze rero no kumenya uriwe muri Yesu, za ndangagaciro zawe, hari ibyo ujya gukora ukavuga ngo God will not be happy if I do this. Not kuvuga ngo nuko wenda hari ibyo utagire. Umugani Peace yivuze neza ngo hari nawe ujya kugwa ariko that spirit in you still irakuramira, kavuga you don't have to do that. And ikindi I can relate that ku ijambo ry'Imana nshaka kuvugaho wenda kuri icyo ngicyo. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa 12 niba nibuka neza, I can read that. Haravuga ngo nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Ibi mbivuze kubera ko harimo abagwa kandi bari bakomeye, right? Harimo abasubira inyuma kandi nabo bari baragize. So ibi ndabibwira wenda niyo mpamvu ngiye kubisharinga ku muntu atubajije iki kibazo ngo tukubwire, n'uhagaze ntiyirate ko ahagaze, kubera ko in a blink of an eye biraba, ushobora kugwa. Ariko ikintu impamvu mvuze iri jambo ni ukumenya ko bibaho. Peace yabivuze neza ngo iyo wamaze gusobanukirwa, uba wabimenya ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikimena isuka. Iyo wamaze gusobanukirwa ko okay, hari umutego,
so niba abandi bawugwamo bivuze ngo nanjye ndi umuntu nabigwamo ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo nuhagaze yirinde right so bivuze ngo njyewe ibyo nabikubwira spend more time with God kuruta ahandi hose. Icyambere ni ugusenga cyane kubera ko iyo usenga cyane hari byinshi bikurinda, hari byinshi Imana iguhishurira cyangwa se ikakubuza no gukora, and ikindi kugirana umwanya uhagije n'Imana. Ni nacyo natindaho cyane, uko utindana menya aho utinda. Nutindana n'Imana uzasa nkayo, nutinda mu by'isi uzasa nk'abisi. So njyewe nuko nabivuga, and ku muntu wabibajije ndibyo bitatu naguha: kumenya uwo uri we, ndangagaciro zawe, kumenya uwaguhamagaye. Pisa yivuze neza ngo iyo maze donc uzi ngo what is God calling me to do, right? Imana yakuvuzeho iki? So Imana iyo yakuvuze ibyo bintu ukaba uri guca ahandi hantu ubwo biri kujya ubundi buryo. So ni umenya uwo uri we, ukamenya ibyo papa akunda wo mu ijuru, ugasenga kandi ugasenga ubishizeho umutima, atari gusenga bigize kubera ko the devil is not, there's no jokes. Ntago arakanuye kandi ikintu cyamuzanye ni ukwiba, kwica no kurimbura. So iyo utarebye neza arakwiba ukisanga ahandi hantu utaruri. So iyo usenga cyane Imana irakurinda ibyo bitatu byazanye shitani kugira ngo adutware. Ikindi umwanya wawe, nuho umwanya wawe umwanya munini ukaba hamwe n'Imana, ndakubwiza uko ntabwo uri guspending umwanya n'ahandi. Imana iguha byinshi, ni byinshi biri mu Mana ikomeza igufasha. So numva ko ibyo ngewe nkigera hano byaramfashije cyane kandi ndacyanabigenderaho cyane, kandi ntiwirata imbaraga ufite ubu cyangwa ntiwirata agakiza ufite ubu right now, ahubwo usenge kurushaho kubera ko ni byinshi byatuma usubira inyuma, ni byinshi byari gutuma natwe tuba nk'abandi, ariko gukomeza guhozaho niko navuga. N'ijambo ry'Imana rivuga ngo musenge ubutitsa. So gusenga ubutitsa no kugirana umwanya uhagije n'Imana, ibyo bizagufasha cyane. Umuntu wakibajije, turi kugenda tugana ku musozo, ndagira ngo wenda mu gihe turi kugana ku musozo, ndagira ngo dusangize nk'abantu badukurikiranye, what's the encouragement or the encouraging words you can give us today? Nahe izihe advice you can tell the youth badukurikiranye aka kanya ndetse n'abandi bantu, kubera ko icyo wanyuzemo ntabwo ari urubyiruko gusa. Ego ingeso irakura, sometimes iyo bitangiye wenda tukiri nk'urubyiruko birazamuka cyane, ariko nzi neza ko nabo bibaho kandi bakuze, which ntabwo turi kuvugana wenda n'abantu tungana gusa, n'abantu bose mu ngeri zose. Niyo mpamvu dusangira ubutumwa kugira ngo bigire ibyo bifasha, nawe ubwumvise ushobora kubusangiza kugira ngo ugire undi bufasha uri kunyura mu bintu nk'ibi ngibi. So niyihe nama cyangwa se inkomezi waduha kuri uyu munsi nk'umutumirwa wacu uyu munsi tugana ku musozo? Niki watubwira ku badukurikiranye? Murakoze cyane. Ikintu navuga, ndabanza kwanza nshimira Imana. Imana yamfashije yankonvisinze. Burya umuntu ashobora kukubwiriza ariko uguhindura n'Imana, ni Umwuka Wera. Ndashimira Umwuka w'Imana cyane ko aho ntari muzi, aho ntari musobanukiye, aho ntari mfite ubwo bumenyi bwo kuvuga ngo I'm allowing him kugira akore umurimo muri njye, kuko ashoboye byose yaraje arabikora, kandi ntago ari njye wagiye kumushaka, nawe waje kunsaka. Can you believe that? Yes, repeat that. Ntago nagiye gushaka Imana, niyo yaje kunshaka. Imana yica. It's something amazing. Birenze ubwenge bw'abantu, birenze ubwenge bwacu. Iyo ntekereje kuntu Imana, like umuremyi w'isi, aho yicaye niwe waje kunshaka aho kugira. Mu by'ukuri iyo ugiye gushaka akazi cyangwa ugiye gushaka boss, ntago iyo ushaka ni wowe ugenda kumushaka, ntago ari waza kukureba. Ariko urenze boss w'aba boss wose yaraje kunyishakira. Like birarenze. Icyo kintu kirandenga cyane. Iyo ngitekereje numva ari by'agaciro, ndamushimira cyane, ndashimira Imana cyane kuba yaraje
kandi nawe uri kudukurikirana uko byambaye niko nawe biri kukubaho. No, not even tomorrow, but I'm saying it now. Oh my God. Yeah, like now, aho ngaho uri kubyumvira, ushobora kuba wicaye muri salon, ushobora kuba wicaye ahantu hatandukanye, ariko allow me to tell you ko the Holy Spirit is already there. Kuba uri kureba kino kiganiro is not an accident. So ko hari benshi batagize amahirwe yo kukireba, ariko wowe uri kukireba suko ubuzima bwawe Imana ishaka ko buguma gutya. Burya ngo ijambo ryamanutse ntabwo rimanukira ubusa. So by you listening to this, by you watching this, it's because God wants you to do something. He wants to change you, he wants to transform you, kandi allow him. I believe Imana iraho kandi iri kumwe nawe, irahiri kumwe nawe. So icyo nababwira icyo ngicyo kirarenze cyane, kubabwira ko Imana iri kumwe namwe, kandi ko iyi muri kureba atari ibingibi gutya gusa, kuko natwe ntago twihinduye. Bella ntago wihinduye, ntago wahinduye n'ababyeyi, ntago wahinduye n'inshuti, ahubwo Imana yonyine. So icyo nababwira, emerera Imana ikora umurimo muri wowe. Just say believe and have faith. The word of God declares ko you cannot please God without having faith. So just even though you might have a small faith, even a small faith, and tell him, Mana ndakwemerera, do something. So ikintu navuga, no matter who you are, ushobora kuba uri umuntu mukuru, ushobora kuba uri mu cyiciro cyacu, ndetse nta muntu agakiza katagenewe, ngo ni impano twahawe ku isi yose. Niyo mpamvu Yesu yasize icyubahiro cye mu ijuru. Bella, Imana yaramanutse yikuramo umwambaro w'icyubahiro, araza arakubitwa, yambikwa ikamba ry'amahwa, kugira njyewe nawe, nongere mbisubiremo, njyewe nawe tubashe kumumenya kandi tubashe gutabarwa. Amen. Not even ku bintu by'agakiza gusa, ndi kuvuga en general. Ushobora kuba uri umukristo uri kunyura mu bintu bitoroshye, uri kunyura mu bintu ubona isi irakurangiranye, ariko ndashaka kukubwira ko isi ntago irangiye, kandi Yesu ari kumwe nawe. Nta kuri Imana itakuvana uko waba waracumiye kose. Ijambo ry'Imana avuga ngo he left the 99 and he just went for one. Wumve ko ushobora kuba uri umwe. Imagine kuba wasiga ibintu byinshi cyane. So niki wowe wumva utasiga kugira ngo wemere Kristo aze muri wowe, wemerere Kristo umwakire nk'umwami n'umukiza wawe. So niwasubiye inyuma, nukuri it's not too late. Nicyo nkunze kuvuga cyane, ntago haratinda. Right now ni igihe. Harimo n'abakora ibintu bumva ko atari icyaha, ariko ukaba bisobanukiwe, hari ibyo twasharinze bikurikije n'ijambo ry'Imana, icyo Imana ibivugaho, ukaba ubimenye. So it's not too late, kandi uhindukiye niba ufashe icyemezo, ntiwihane ngo uzasubireyo. Ihanire kureka. Niba uvuga ngo iki koko byarananiye, gira imbaraga kandi ugire umutima udahindukira. Uko byamera kose uvuge ngo ndagomba gukora icyo Imana ishaka, kuko Imana yavuga ngo mugenze nka Kristo. So ugira izo ndangagaciro. So ndabashimiye cyane abantu bari badukurikiranye. Make sure you share the link so that everyone can be able to watch this. Donc usangiza ubutumwa abantu bose babashe kubikurikirana. Icyari kiganiro inspire and cyo kugira ngo usubizwemo imbaraga. Ntukajye ucikwa buri wa gatandatu saa 6. And turabashimiye cyane, mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze kubagirira neza, mugire weekend nziza. Shalom, peace. Turagushimiye nawe. Murakoze cyane, bari bamugisha. Amen. Shalom.